So what is my people bano bacu nizere ko meze neza tabashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nkuko musanzwe mubizi tujya gushaka impano zitandukanye murabizi mudashidikanya ko tujya hirya no hino tukabazana ibintu bitandukanye uyu munsi wa none ni amateka nagashya mbaza ngo niki ni amateka hano ISBK aha Big Master. okay Big Master ibindi ndabona nazi nawe Ukize ngo yarangiye. ndabona nazi urugero Deni ko cyane kare y'igitero gitero umuntu ushoboka kagomba kwishima ariko Big Master cyangwa se imite barashimira. nanjye nitwa Kadirimbo mu rero mbatubarusha kwese ibyo bintu ni ngombwa bisubiremo niberego subiramo ibyo bintu Kadirimbo mu rero mbatubarusha kwese ni inkotanyi nore harindi intwari rwe rukotanira gutsinda urakotoye uyu munsi ushaka kutonya kubisubira ni Kadirimbo mu rero mbatubarusha kwese ni inkotanyi harindi intwari rukotanira gutsinda Imana y'Imana. ese kuri vuga gake nk'abakobwa ushaka ko kumenera microphone ariko kuvuga nk'umukobwa undi vipi ubwoba nta muraperi ugira ubwoba ikintu cya mbere kandi buriya aba artiste ikintu cya mbere tuba tugomba kugira nyine uyu munsi urambajije ngo urashaka kuzahura n'umuntu ukomeye cyane hano kuri iyi mihanda kandi nabigezeho uyu muntu namuzi uyu muhungu namubonye hari video ziri gutrendinga kuri social media namubonye garimo ari ngo ni umuraperi niko numvise nibyo ngo ni umuraperi uramukunda se aya nabonye nyine ko ari simuciye intege ariko nyine ntabwo wamugereranya uyu mwana uramuzi nyine turi mupeti nabonye muri comment anyandikira avuga ngo ashaka ko twahura ngo ntabwo yemera ko ndi umuraperi ariko nashatse nyine ko uyu munsi tuza kureba nimba koko ari umuraperi ese uyu munota kugira ngo ubashe kugira ngo mubashe guhangana sibyo mu kontene muhatana urumva urimo neza se sasa nahita mutamo nanone ahangaho ubu ntabwo bafite guhura n'icyamamare guhura ese ubundi izina ryanjye yarimenye neza cyangwa uribuka izina rye njyewe numvisha arimo avuga ibintu nimba ari umusizi niba gutuma umusizi ndi umuraperi none ibyo bijyanye njyewe hari ibintu bavuze ndetse ngira ngo ni n'umusizi ahubwo ubwo sinzi impamvu yigira umuraperi noneho rero ntaramuha ijambo kubera yuko uyu nguyu ni umutumirwa kandi we wifuje kuza guhura nawe sibyo ntaramuha ijambo kugira ngo aze kuvuga yivuze gusa izina rye ariko ntaravuga bimwe ajya agaragaza byo gukontina n'ibikina n'ubuki ubundi nkawe bite njyewe nabanza nkababwira amazina yanjye kandi twayumvisha ntabwo urayumva Now I'm worried about my hobby. Everything is about me. I remember myself. I just want to passion my feels. I feel like heavy. It's a boy ISBK. Okay? Ni Ice Bay. How ushaka kundagira? Haba iki? Let's say Ice Bond ni Ice Bay. Ice Bay. Yes. Ice Bay. Nikis. Ubundi izina Ice Bay nitwa Ice. Ituruka ku rubura. Ku rubura. Ubundi kwa turi muri game yitwa Ice Shirt. Ice shirt ni isasu nyine rikonje twebwe nyine tuba dutwika kandi nanone dukonje cyane ubwo hose tuba tugomba kuba turiye nubwo na iyo ngenge baje kwita ice cyane baravuga tugomba kwitwa ice kubera yuko nyine njye n'ubusanzwe ndi cold bya hatari ndakonje ariko nanone uburyo burimo buratwika urubura rujya rutwika ubwanjye bwo buratwika noneho bwo okay noneho rero sibyo basha gutwika uyu muntu nguhaye nakanya ngo wahashe umubanze mutwike kabisa ngo turabizi urashya nk'igi sinshaka gusesereza gusa niko biri umutwe utekereza nk'abibi nta mwanya gusa reka nguhe kwizi ibyo birazwi mu rushana hiti wori kibe kikakumara abakunze jya numva ngaho ubana n'injiji nyinshi zigenza ziyoboka
uramututse ubundi wasoza ikiganiro none uyu ni umuhanzi ubundi ureke ni muri oya ntabwo nsebye ahubwo njyewe yerekana isozera ikiganiro reka babwire mwandike muri komenti mubwire ukuntu abantu muri muraba tugitangira ikiganiro soze cyangwa yewe impamvu mba mvuze ngo ese uri umuhanzi cyangwa uri umuririmbyi numvisha buryo utondekanya amagambo n'iki ariko kubw'uko nyine njye nkunda kureba abantu bafite impano nubwo nanjye mba nyifite nyine ariko buriya umuntu avuze ahubwo kano kanya njye mbonye uri umuhanzi kuko ayo magambo kuyahanga ni ikintu gikomeye cyane. Yavuze ngo ubonye ari umuhanzi wowe umuhanzi mu by'ukuri ubundi impamvu yarambaje ngo uri umuhanzi nkahita mubwira ngo ndi umuririmbyi hari ukuntu ureba inkoko ukayibaza uti ubundi ugira amenyo noneho aka ni akasamutwe urabona umuntu uje ni umwartiste ni umuhanzi ibintu birazwi nyine sibyo nyine nashaka kumenya nyine nimba uri umuhanzi uri umuririmbyi ushobora kuba indirimbo uririmba ari nk'undi muntu uba wazihanze akazandika kuko kuririmba no kuhanga biratandukanye. Umuntu wahanze u Rwanda hari umuntu wahanze zino sahane turiraho nubwo tuzibura ngo ni izacu ariko sitwe twazihanze kubyuma. Hari umuntu uhanga nk'inzu ukabona umuntu azanye modeli itari isanzweho. Niyo mpamvu nawe mubaje ngo ese uri umuhanzi cyangwa uri umuririmbyi. Ntabwo nari nyobewe kuririmba ahubwo nashaka kumenya ese niwe wiyandikira indirimbo cyangwa uzigurira abazanditse ahubwo bitewe n'ijwi ufite wenda kuvuga ati kanjye kuririmba. Ndi umwartiste muri rusange njya mfata time nkandika indirimbo zanjye wenda nk'iyo mbabaye cyane cyane ubundi ngewe hagize ikintu kimbabaza cyangwa kinkora ku marangamutima ubwo mfata time yanjye nyine nkandika indirimbo just nyine cyangwa nijoro. Hari ukuntu nkatwe abahanzi kenshi nyine nijoro tukicura nka saa sita z'ijoro ngahita mfata peri nkandika uvuze yuko iyo umuntu yakubabaje ubundi uhanga wabanjije kubabara. Bundi gihe kenshi niyo mbabaye nandika indirimbo zikora ku mitima y'abantu. Hanyuma wareba indirimbo ikora ku mitima y'abantu bababaye. Murakoze cyane. Nimba ari abasha kwandika indirimbo cyangwa se guhanga indirimbo ari uko yababaye ngiye kumubaza kano kanya ngiye kumubaza yavuze ngo ntukabaze inkoko ngo umuntu niba ikanjana kandi wabonye umunwa wayo ko ntamenye arimo ariko buriya yawukubabaza amarangamutima yo guhanga indirimbo uyazamura hangi akanya ngiye kukubabaza. Nabyutse mu gitondo isuka ku rutugu umupanga mu ntoki nagiye ku muhanda rubanda rumbonye ati muze murebe cya gihungu mwene Karoli nyina Forumina kiri hano ku muhanda gishakisha ubuzima ni hatari ntukitabaza ayo matabi amezi 18 amaze ndara ku mihanda ntakiza nahabonye yemwe banyarwanda nafashe ka gacanga nsiga mu mpanga kugira ngo ubuzima bw'umuhanda ariko burahanda muri kufone bakamumenya impanga nisanze mwirebe kwinjira biranze gusohoka biranze ariko nta gahora gahanze producer namusanze ndibaza nimba iki kigoma nzagishyira hanze abarya marimba mumenana imibindi akazi icura bonye nyaminga buza maniga marabujwe uko mudahinga. I understand the reason why Paranola give my respect. That's why hell everyone want everybody struggle has stress. Look at my face is fresh for sure one and official and passion. Let's play again. This game is about danger, but base someone have a patience. I ready to get your success. That's why you have a confidence. I'm gonna sign a country brand. It's everyone is get the social. Ako si muhirimbi uyu Kigali barishishumba Kigali bare abantu bari gukurikira bamwe na bamwe n'abanyarwanda turi kubabwira ibintu by'ibyongereza bashaka ikinyarwanda. Okay ingoma z'inkoro byonse muri cyo sakuza mu meni voko ndi umusani wa Sales Street Bridge ndi bibazo cyanguzemo igisasi cyakora togo fax dafeni byanasiza nkazayo amanota yose kuyabura kuko yaturi guhatana mu manota buri mwenda ari gurwaye wese kukahagarara ugura ibyo ukoze utabishima ndabeshana gusa mwitondi nari ndahari ngize ubwoba
Isasu kandi dore urubura rukonje kandi bitwika. Let's go. Kigali bareshishije ubwo ninjye urwaye uruhu abana mwigeze abasaza badusigiye iminongo duhinga muza dusigiye ikikari bifu n'agahararo bizwa muri koridoro ntimugera muri salo mwibera mu gikari mukanuye amaso muri ku mihari naho niyo mpamvu mu mitinga mpuzamahanga ariko ntacyo bintu ntwara izura cyatumena impanga wibuke neza inkoko mu mazi ntiginyara ukanjara menye nzakuramira hip hop n'umuti nkaba umuganga rekwiza mu banyarwanda mende z'amapede no gupanshira ngifata bike nkandika twari batatu babiri barazimira ndaruca ndarumira ngarutse mu gakino nimba turi kumwe amaboko hejuru hari igihe ngira ubwoba iyo ngiye kwinjira bakambwira ngo urabanza usome kuri izi nyonga ngatangira kubabwira munga ko ibyo banywa ari byo bibamunga amatwi bavumiramo ibiti bateze utwabo ngo batarwara cyo igiteye ubwoba bigeze no mu babebe sheri ziracomoka gira n'ifuso ya mazutu remo mwanzo mugira inama zo kureka itabi no gusinda amaze ukuri guhira mu mba amatwari mu rupfu niyumva ko ribe umufasha ari uguhita ifunga shumere gasuku kwanga gukunda kugira inama uzabibona hazaza uvamo umugabo ugakosheza ikihanza abandi bibiri mu cyuma zo gufungwa cyangwa bagataha abasore baranywa amatabi bishuka kari bwo busitari bakamenya ko ibintu ari hatari babajyanye kwa mvugira mbari ibyo nyine bifata gute nakubwiye ngo ndi umuhanzi ni artiste indirimbo ni iyawe si indirimbo nanditse twari twagiye muri studio noneho tugiye gukora indirimbo babaza ibiyobyabwenge nyine muri rusange baravuga ngo tunywe noneho ngiye ko nyine ndi umuhanzi ariko navuze ko ntazigera nicisha ibiyobyabwenge ari nayo mpamvu mfite message mbwira abanyarwanda ati rubyiruko mureke kwiyangiza mu biyobyabwenge that's why nyine njye nanze kunywa ibiyobyabwenge icyo gihe bansoye muri studio nabi soka mfite umujinya bijyanye no kubwira ngo iyo ndakaye cyangwa ngize agahinda nandika indirimbo nahise nandika indirimbo to imvanganzo wowe ituruka he shangiye ni kuri gakondo ni kwa papa na mama rwose havate mwana wacu tuguhaye umurage uzasiga basiganuza tuzakwita ndarusha imbavu kuko niyo gahunda dufite yamara iryo zina mu Rwanda rifite umwihariko nigeze numva urwo gikeri haguruka sutama wicare haguruka nimba ari rap ubundi rap yanjye ni umwihariko wangira ngo n'undi kuririmba cyangwa se yo impano yanjye njemo muri make singira impano bita binkururira ubuzima naciyemo buryo nabuciyemo nkaza kukwigisha nko bwati ntunyare ku nzira kuko ibyatsi hene zirabirisha ngeze mu kanya keza abantu bajya bakunda kitwa mpangana guhangara kanya murakaza ntabwo nkaza ko guhangara abantu banduta rwose umwana yatinya muzanye n'indimi zo hakurya y'umupaka tangira kunduka ibyo numva ufite impano kuko hoya nta mpano mfite aracyabaza inkoko mfite ese ugira amenyo gutya njyewe sindabasha kwinjira mu bwenge njyewe sindabasha kwinjira nyine ngo umuntu arava harajya he ushaka kureba ubushobozi bwanjye ushaka kureba ubushobozi bwawe haba muri iyi boro ya ko boro muririmba njye ndirimba ijana zose ariko ubu muri hop na drill ari nayo mpamvu nyine yashatse kumanga reka muhangare iyo phone ari lezo etwa iti let's go ambiga sirakifa so uramuzana ikaso ifa pati ano you boss na quel est le problème de répondre mama gale allo alhamdulillah wala allo bona pete mu salo let's go mvuze ngiki mvuze ati umunwa wiwe uhora umvuga cyane nje ndaho ari byo avuga ngo iyo phone ari lezo tuvuga etwa iti let's go nta kibazo nyine reka twikomereze to nta kintu bimbwiye muhangara mu gihe nari mu isi umwijima nta no kwisiba iseta njye ari ipari wambona tepuwa twari mu isi y'agahinda nirebye ingaruka bikugarukira wowe nande wowe na mushiki wawe wowe n'ahandi wabasanga mwigize abasanga mu marogi n'amarigara muratera irenga ku muntu kibarengera abandi bagasama nawe musangira mugasahurana wangiza umugabo n'indi ubu leta y'abanyarwanda yemeye kwitanga inkura ku muhanda mu gihe nanuze umwanda imyazo akanyanga inyigisho kubaka butisi na panderesi none ntibutazindagenda zubaka n'ibipimo abandi abahinzi aborozi babaye nk'abo muri Edeni n'abandi badoye imyenda yakwiriye yose abandi biga amashinisha twabaye nk'abanyamahanga twara abana b'umuhanda aba producer baragoye kuko iyo beat nta wayibona okay sawa twagiye let's go njye nicara ngatekereza se hari icyo bimaze kuba mu buzima tugerageza kugira icyo ukora bikakuza kubera iki kuba ngo wumva indirimbo ariko ntibita babarira ibintu ngire beat iri kugenda gute aba producer baba uzaze nk'indirimbo bayikora gute
nyine hari ukuntu ujya ubona ukabona nabivuga gute wagira ngo nyine ari kurondogora noneho umuhanzi waje hano rwose ukuntu barapfa sibyo urugero ubundi reka mbanze mwigishe nyine wenda umenya wenda ukuntu wagenda nko muri bisi sibyo none ati hari igihe kigerageza kikanera ntangira no kwiheba kubonaho na pagira shinjira abajama babiri ibyo bikanera kwibaza ko urubyaro ruzaturuka mana tubabarire natwe turabanyabyaha urumva nyine iyo ndirimbo iri contract nyine ariko wenda naburetse gatoya avuze ko ndi kuririmba ibintu bitandukanye n'ibyo ari kuririmba ariko impamvu ari kumva ko bitandukanye umwimerere w'ikintu cyawe nimba ari gufata agakoresha ijwi undi muntu yaba yarakoresheje n'injyana yaba yarakoreshejwe n'undi muntu niyo mpamvu akenshi ba producer babafata bakabakorera uwo munsi indirimbo kanayicyura ariko njye agomba kwitonda akamenya ngo umuntu n'uje atandukanye n'uwo nakiriye ejo niyo mpamvu ugomba kugira umwihariko mu gihangano cyawe iyo mvuze ngo nabyutse mu gitondo isuka ku bitugu umupanga mu ntoki nagiye ku muhanda rubanda rumbonye biba ngo aba azi gukanda kiki hatajyana kamwe kamucika biragoye ibyawe gusa ntabwo wakuriye mu cyaro ntabwo ari mu cyaro wakuriye mu cyaro no mu cyaro ntabwo umugisha ibintu by'umupanga n'isuka nyine se wowe uriya ibijumba uvuga ko byahinzwe n'iki gihenze ibijumba bituruka mu isoko aho rero barabihinga ateye none se hoye impamvu njye mvuga ku buzima bwose kuko nimba nakubwiye ngo Kigali barishishe ubona njye urwaye uruhu abana bigeze bashaka kuvuga ko wicaje abasitari bose njye urwaye uruhu rw'uyu muziki uruhu none se kuki iyo bakubwiye ngo tugiye kubaga ikintu kikurimo imbere tugikuremo ubu se wakwemera ko uruhu ushobora gusanga mu nda harimo nk'ikijumba yamize kikaba cyafashe ahantu ariko ubuzima ruvuma y'indirimbo bamaze kumenya amazina ye umaze igihe kingana afite muri iyi umuziki watangiye kera nkiri umupeki ku myaka 7 ubundi niho natangiye kwiyumvamo ko ngiye nshobora kwandika indirimbo kandi indirimbo ikaza ari nziza nk'urugero nari nanditse akaririmbo narembaga ati where is baby ko nakubuze ese wagiye iyo mubuze umutima urahungabana urumva nyine ako n'akaririmbo nanditse ku myaka 7 ndakomeza nyine ku myaka 8, 9, 10 noneho kuvuga ngo ngiye gukora umuziki bya nyabyo nibwo nagitangiye ngo ndacyari umwana kuvuga ngo ndakomeza ukaba wagejeje kuri uracyari ku myaka 16 imyaka 17 wasohoye indirimbo imyaka 10 nasohoye indirimbo bayita My Hobby iri kuri YouTube yitwa ICB Music mugende muyirebe ni indirimbo nziza cyane ndayikwandikiye nakubwiye ngo ndi artist njye wayandikiye waragendikiye yego turirimbira kuri iyo ndirimbo Now I'm worried about my hobby. Refuse about me. I don't mind myself. I just want to push my feet. I feel like headless. I feel like crazy, but I just want to feel different. All that thing that wanna be famous. Strap on that thing. It's any boyfriend, but it's honesty. It's strap on me. It's strap on me. Maybe a big region throw me in this. Kagame aba bantu zabo uzi ko ashaka no kugutuka ukasa yani yadutuka oya icyo ni cyongereza kirumvikana cyane ko kuri YouTube ifite na lyrics nawe wagenda ukayireba ushaka kumenya usobanuro bwayo kuko njye umuziki wanjye nawe urukuye national ubu ni international niya ndirimbo umunyarwanda yareba akayikunda umunyamahanga mugende mwirebe nziza ku muntu wabayeho umunyeshuri uzi vibes z'abanyeshuri iyo ndirimbo mwifurije wayikoze ushingiye ya urabona nko muri class nko mu kigo nyine hari abanyeshuri baba barigize ibirara nko badashaka kwiga ukabona nyine ntibazi ibintu barimo tu dushaka injira mu ishuri harimo umwana wigize imiga nyine tu akahita ahagurutsa abandi banyeshuri bose bagatibika bagasohoka hanze nyine agenda yiteretera urashaka kubabwira arashaka kubashishikariza nyine nanone muri iyo ndirimbo harimo message nyine uhita ubabwira ati nyine nubwo ibi ngibi bibaho nyine gusa wibuke ko twabonye indirimbo yawe ari video yego nabonye murangiza video musohoka mwese ntabwo nigeze ngo nayinjira
arabona indirimbo zose ukuntu ziba zimeze. Iyo ngiyo ni sitori y'abo banyeshuri. Gusa nyine nk'iyo nka gutya mu biganiro ngiyemo mpita nanga message, mpita mvuga ati ibi bintu ntimukabikore kubera ko nyine kenshi ahazaza birakwapeye. Umuntu wari ufite telefone ye akakorera ikirangiye ari ku ishuri, ubu telefone ikaba yarazimye, ubwo ibyo bintu bibi nk'iyaba yarabikoze kare. Oya, ntabwo byabaho kuko umuntu wambonye ntabwo yambona rimwe ahita yifuza kureba n'ibindi. That's why ko nizera ko umuntu wese urareba iki kiganiro arahita ajya kuri YouTube yandikemo ICB Music arebe iyo ndirimbo, arebe cyane ko bikiri hasi, noneho nyine babizamure, noneho abanyarwanda muri rusange kavugaruke. Uyu muntu uri kumubona gute? Umuntu wifuje kuza kukubona mu gahunda akanya mukaba muri kumwe. Uyu muntu rero wifuje kumbona icyamuzanye arakibona. Buriya ashaka ka munani. Gusa nyine nimba yarakoze iyo ndirimbo ni byiza, ari no ku ishuri Minerval urumva nyine aho yagendeye. Ntugarutseho wa mugani uvuye ku kintu cya Minerval, amafaranga yo gukora indirimbo ya njyewe nubwo ndi umunyamuziki, famiye yanjye iranshyigikiye, ababyeyi bose baranshyigikiye, ariko nyine nanone amafaranga yo gukora indirimbo nyine urabizi mu mihanda ya KJL tuba tugomba kwihiringa. Ni mama wawe wabigushishikarije? Ese uretse n'ibyo ngibyo ku myaka yanjye ntabwo najya gukora ikiyede akorera amafaranga nkajya muri ariko muciye mu ijambo bukeya arambwiye ngo mu rugo mama aranshyigikiye, papa aranshyigikiye, kandi tuzi ko iyo umubyeyi umwana ashyigikiye umwana we akamuvuga ko ajya mu rugendo hari ikintu amuha nk'umubyeyi, nadusangize ku mpamvu ababyeyi bamuhaye kugira ngo nyine n'abadukurikiye hano kuri iyi kamera baze kubona ko mu by'ukuri ibyo ari kuvuga imvugo ari ngiro. Dusangize ku babyeyi baguhaye impamvu ababyeyi bampaye. Uwangishije gutuza nkagira itoto mbona nareka murate, ndavuga umubyeyi wareze ikibondo kikavamo umusore nanjye yitaye ku bizaza naho data yamusigiye niho yabereye umugabo. Amezi 9 mu ndani byari byoroshye, imyaka 2 ubukubaganye nawe urushuni, imyaka 5 ntangira primary nsoza P6 y'ubusore atangira kuzamuka. Yira kutuko nayo garanyigisha inama y'ubuzima, byo biranyobora mbigereraho ntangira kwandika imirongo ku buzima. Sharat ku mubyeyi aho uri wumviye ingoma, mpora mbasabira ku Mana datangiye hori baho umugisha. Ya impamvu ababyeyi bamaye uyu munsi message bamaye barambwira ati ngende muri urubyiruko bagenzi banjye ati never smoke, mwirinde kunywa ibiyobyabwenge. Gusa nari nyine urabona aracyari mutoya, ntabwo ari umwana, aracyari muto. Nari ntegereje ko ambwira ngo bari bamaye ibijumba, imineke, amateke, ariko urumva ko uyu mupeti nyine arimo arabizamo neza bitewe n'imyaka afite n'uburyo ki agira imbaraga zo gushyira umuhate muri makeya kugira ngo abashe kugira ubutumwa atanga biciye mu ndirimbo. Ntabwo nemeye, ntabwo ndatsindwa, tumba ndi kuruhe ndi kureba nyine, gusa ntabwo aragera ku rwego rwanjye. Ntabwo urwego rwanjye arabigeraho, ariko uko bisa kose ari mu nzira, arimo ari kuza, kandi naza neza tuzamwakira. Reka mbere ikintu gikomeye cyane, iyi ni rapu. Duhe indirimbo ujye uririmbira mama wawe akabona kugutera imbaraga no kuvuga ati mwarabonye igenda. Injyana zose naririmba mama arazikunda. Hari indirimbo naririmbye ariko ntabwo ari naririmbye birangiye yikunze, niyo ngiyo. Hari akabasi nari ndi kwandika turi mu rugo, aje asanga ndi kukaririmba ati reka mbatere story burya afite ishori, nayifatanye na Bosco irambwira ati sorry Bosco muteri kofi njugunya muri modest murama agashati kankinye n'agapeti nkora iminota 5 yonje samfata diki yanjugunya muri kusi. Iyo minota 5 yakoraga niyo kugira ati wakoraga ubuyede, ubuhinzi, ubworozi. Iyo minota 5 kuko hari abantu badukurikiye kandi kanya b'abasaza bamama batubyaye bakazi iyo minota 5 muri sitanga turi gukoresha ndahari ngo natanye mvuga ati reka mbatere story ujya afite ishuri. Ishuri cye ishuri ubwo nyine dusobanuye ishuri nayifatanye na Bosco irambwira ati sorry baby nyine oya nagari dukunda sibyo. Noneho namufatanye na Bosco ariko uci inyuma arambwira ati sorry Bosco muteri kofi njugunya muri mundi sinjye. Noneho muramo diki yanjye mfataje n'iki diki diki nyine diki ni umugabo utumye isi yuzura urubyiruko n'abandi bantu. Kagame
Diki nyine urabeshya abantu hano rwose kuri komenti muze kurwandikira abantu mwagiye mwiga ibintu bijyanye n'ubuvanganzo. Ndakeka abantu bari gukurikirana iki kiganiro muri rusange ntabwo twabivuze ariko ibyo kubwo nimushaka kumva amagambo. Nakuyemo Diki yanyanzugura muri pusi, sibyo? Diki nicyo dushaka gusobanukirwa. Mama wanjye ari hano kureba mikoro wayikuye muri nde? Wowe ngo wafashe mikoro yanjye wavuze Diki itera muri pusi, njugunya muri pusi. Ni ukuvuga nyine ikintu ndi kugira ngo aho ngaho uri gutanga nyine ubuhamya muri make kuganiriza utubwiye yuko wafashe Diki yawe utera muri pusi ariko bigezeho ngo tubura Diki ni pusi. Ubundi iyo story ni umuhungu wari muranira story nyine yari yababaye ngo yari afite girlfriend wiwe garangije ngo yari yamuciye inyuma nyine ubundi nyamara nyuma yaho yari wamuciye inyuma itonde mbanze mvuga gasanga umuntu wari wamuciye inyuma nyine aramukubita ajugunya hariya arangije ngo mu buryo bwo kumwihoreraho ahita areba wa mubedi we sheri wiwe amujya boyfriend wa musore wundi nyine ari kureba tu niyo story yo ndirimbo ko hageze ibintu byo kuryana gusa uraza no kuza kutubwira indirimbo ziza kuko uvuze ko ari story wa musore story we nyine hari ukuntu uganira n'umuntu twabyumvise amara kuganira ukahita tuzi ngo ni wowe wafashe Diki nimba ari Diki ngo uyimukuramo iyo ni story yabaye ku muntu. Diki na pusi atabigusobanuriye. Diki na pusi icyo ni ikinyarwanda birumvikana, ikinyarwanda kiri swe. Diki ni igitsina cy'umugabo, pusi ni igitsina cy'umugore. Abantu benshi niyo mpamvu twashaka gusobanukirwa. niyo mpamvu sitaragiye ubikora twabo ki mistake kucyarushe. Abantu iyo bari kumureba babona yuko ari umuntu winywera ibintu by'ibirayi by'ibiyoga n'ibiyobyabwenge n'ibyo byose. Iyo kesi turagira nk'abahanzi nk'urugero nk'umuntu ugiye ushaka kumbona hano mu kiganiro cyangwa akambona ahantu ndi gukora muri nk'agasho nyine nakubise nka show cyangwa akambona mu muhanda ashaka kugira ngo ndi umudranka mu n'ibiyobyabwenge ariko nyine wicaranye n'umuntu ushaka bivuge nagiye ibyo bintu rwose wicaranye n'umuntu tukaganira ahita amenya yuko ndi umuziki wanjye. Kare mutangiye ibintu by'ibiyobyabwenge na RIB iri hanze aha maze abantu benshi iki mujya muri iyi miziki yo ku undi muziki wayo umuziki njye niyemeje gukora ni umuziki muri rusange nakoze umuziki babyina bari kujya hari drill hari rap hari R&B hari gospel. Umuziki ni ikintu kinini cyane nicyo nshaka gukora rap bashaka ibintu by'ibisatsi bakamera nk'uyu ubundi iyo bavuze rap iyo bavuze rap bijyana n'imishinga nyine kuki abantu baba bagiye kubikora bagashira iyo misatsi. Ariko nawe urabaza nkaho utize urabaza umwana ufite uruhara ngo ni gute abantu ari mu itangiro ntagera ku iherezo. Uriya ntubona ushobora no gushiduka ageze hepfo n'aka karere bakagakura. Nyine kubera iki abantu bari kuririmba rap bashaka uburyo bushoboka bwose. Nyine rap ubundi ni injyana y'umujinya, nyine ni indirimbo uba ugomba kwambara nk'umwartiste. Ntabwo uzajya kuririmba rap ufite umusatsi wa Israel Mbonyi wambara agakositimu, nyine ntabwo ari ibintu biba biri contract. Urugero niba ugiye kuririmba rap urakubitaho dread cyangwa shyiraho akanyogosho nk'aka ngaka wambara icyango cyawe ugene nyine ku buryo ibintu uraririmba n'ukuntu wambaye nyine ari ibintu bari akavuga ati ni art. None se nimba atakubeshyira amaze none se Eminem 50 Cent sabara pesi so babona akaraze nyine nuko kutubwira ngo umuntu yikirewe ngo ngo nuko afite imisatsi ngo yarakaraze ngo oya ntabwo ariyo mpamvu
ahubwo mubaze neza kubwira oya umuziki icyo nari nshatse gusobanura ugomba kwambara nk'umwaritiste nyine se buriya bayimunemu ntabwo yabaye oya kuba umwaritiste ntabwo ari ugushyiraho dread kandi kuri bo bitangiye ushobora no kuba wawufite kano kanya se wisubiyeho oya ntabwo nisubiyeho umwaritiste aba agomba gushyiraho uburyo ki azajya nk'urugero naguha nk'abahanzi reba nka 69 uburyo umusatsi we umeze uburyo aba yambaye ukareba abantu reba nka Orima uriya mupeti w'umunyarwanda urimo urakora indirimbo muri iyi minsi hari ukuntu afata gutya nko mu mutwe agakubitamo akantu k'akadizayina nyine ubyageza kwambara se buriya Fireman buriya ntabwo ari umuraperi Fireman yego ni umuraperi none se katakaraza oya ntabwo ndi kuvuga ngo ni ugukaraga nyine ni uko bari kukubaza wowe gushaka we arimo aragerageza kuvuga ngo kuba umuraperi ngo ni ugukaraga ugashyiraho dread oya ntabwo ari byo kuki mbona abantu benshi babikora bari kukubaza impamvu babikora ese ntabwo ujya ubona abantu bakora mu biro bafite dread bakeya nabwo bikorera ubundi nyine biterwa n'ukuntu umuntu icyo ushaka nicyo ukora iyo bitabangamiye akazi ukora sibyo niba wunda gushyiraho dread uzazishyiraho hari abantu badoda inkweto bafite dread abanyonzi bafite dread ntabwo ari ukuvuga ngo ni iz'umuhanzi kirumvikana reka mbaha akanya muri babiri umwe ku wundi ndabaha ibibazo bibiri ibibazo bitanu waduhaye bine se waduhaye bine ko nta gatanu yabwo nawe ikindi wakiye ntacyo ni ibibazo bine yaguha bine n'umuhezi ariko birimo bifite imbaraga bisakuza nta muraperi ujya usakuza rwose aho ngaho ikera mariya yavuze ko ntabwo ndi umuraperi gusa ndi n'umusizi ndi umuhanzi muri ndabaharira rwose ngewe icyo navuze ntabwo nzajyana akabasi kurira mu bukwe akiri kandi n'ubu muraperi ngewe ni umuraperi man nimba ashobora reka ntabwo ugiye gusa aho yaguse aho ndasebye yongeye kugusakuza uransubiza sibyo ujya vanga ndagusakuza mu buryo bwanjye niyo mpamvu somasomo oya nuvuga ngo somasomo kare akira naho ukira kandi ari mwebwe nahaye okay aya ntabwo ndabona